uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 222 0 1 2 3. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, tubibutsa yuko iyi ngiyi ari Nzuri Business Group Limited muri kumwe nk'uko bisanzwe. Nk'uko mubimenye rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Nk'uko muri kubibona rero turi kubereka ikibanza cyiza. Ni ikibanza cyiza giteretse neza kandi kiri hagati y'imihanda ibiri cyangwa se mu ihuriro ry'imihanda. Iki kibanza kikaba kiri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Masaka. I Masaka niho twabatembereye tuza kubereka iki kibanza. Iki kibanza kandi kikaba gifite ubuso bwa metero kare 1,100. Metero kare 1,100. Akaba ari ikibanza gicamwo n'umuhanda hagati nk'uko muri kubireba. Mu by'ukuri ni ahantu haba harimo ibibanza bigera kuri 3 ku buso bwa metero kare 1,100. Kikaba kiri Masaka rwose hariya muri metero nka 500 cyangwa muri hafi kilometero 1 uvuye ku isoko rya Masaka ugana aho bita Rusheshe. Iki kibanza rero tutabicishije amatsiko kirashaka miliyoni 12 zonyine ziri negociable. Miliyoni 12 ziri negociable. Iki kibanza rero ntabwo gikwiriye kubacika, nyabuneka waza ukakigura kandi ku mafaranga make cyane. Miliyoni 12 ziri negociable. Wakunze rero iki kibanza waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 07 88 48 37 97 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa rero ushobora no kudusanga aho dukorera nta handi, ni hariya mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2 mu mujyi wa Kigali rwagati. Ukaza rwose tukajya kukwereka iki kibanza, ari nako kandi ubona n'izindi mari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Kandi rero subscribe wowe utarabibona kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tukugezaho. Iki kibanza rero ngwino kirebe ntikigucike. Kandi wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Murakoze, turabakunda.